Mu karere ka Rubavu mu murenge wa Kanana habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Abaturage bavuga yuko umugabo wari warabuze ufite imyaka 29 y'amavuko yari yaraburiwe irengero yaje kugaragara mu nzu yari acumbitsemo yitabye Imana. Ibi byarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa, dore yuko abaturage bavuga yuko umugabo yibanaga mu nzu wenyine ndetse nta mugore yagiraga nta n'abana yagiraga. Ni umugabo ufite imyaka 29 y'amavuko, dore yuko abaturage bamenye ino nkuru barize, abandi bakifata ku munwa. Ni mu gihe yarashije ibyumweru bibiri uyu musore batamubona yaraburiwe irengero. Umuturanyi we sinzi ukuntu ngo yagiye mu rugo yumva ibintu biranuka, yinjiye mu nzu urugi rwanga gufunguka, nibwo yafuruzaga urugi arinjira. Mu kwinjira yasanze uyu mugabo yimanitse mu mugozi yitabye Imana. Dore yuko ubugenzacyaha RIB bwahise buhagera bugatangira gukora iperereza ryimitswe kugira ngo hamenyekane icyishe uno musore uri mu kigero cy'imyaka 29 y'amavuko. Dore yuko abaturage batanze amakuru bavuga yuko uyu musore aturuka mu karere ka Nyamagabe, yari yaraje mu karere ka Rubavu gushakisha ubuzima, ndavuga gushakisha amafaranga, none birangiye yitabye Imana, aho yaje akodesha inzu yibanamo wenyine ndetse akayihabwa, dore yuko iyi nzu yayishyuraga ibihumbi 20 by'amafaranga y'u Rwanda. Yari inzu nini ifite ibyumba 3 na salo, ndetse ibi ngibi byatumye ubugenzacyaha RIB bukora iperereza kugira ngo hamenyekane icyishe uyu musore. Kugeza amagingo aya ngaya abaturage amakuru batanze, bamwe bavuga yuko yari afite inshuti ziwe 3 zakundaga kuza kumureba, ariko izo nshuti ntago bari bazizi kubera ko zazaga zitwikiriye masike mu maso, ndetse abaturage bavuga yuko bari bagiye no kuzabarega, bakavuga impamvu bitwikira masike ntago bari babazi, bazaga bitwikiriye masike bakongera bakagenda. Abaturage niyo makuru batanze, bavuga yuko na famiye yiwe bazi, bavuga yuko nawe bamubona gutya atambuka agenda, ahubwo ikibazo bagize cyangwa impungenge bagize nuko bari bamaze igihe kinini cyane baramubuze. Nk'ahazwi Nyabugogo habereye amahano akomeye cyane, ibyarijije abanyarwanda benshi cyane. Abazunguzayi ubwo birukankaga babambura ibyo bari bafite, umwe yikubise hasi yari atwite, inda ihita ivamo. Kugeza amagingo aya ngaya ambirasi yahise iza itwara uno muzunguzayi kwa muganga, dore yuko abari bamwirukankaho kugera ubwo akubise inda hasi, umwana yari atwite akavamo, byatumye abirukankaga kuno muzunguzayi bahita batabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB, dore ko ngo bahawe itegeko ryo kujya bambura abazunguza mu isoko, abirukase bakabihorera bakirukanka, nta mpamvu yo kwirukanka ku bantu bari guhungisha ubuzima bwabo. Kugeza izi saha abangaba bambura abantu cyangwa baca abazunguzayi ku mihanda bagiye guherezwa amabwiriza mashyashya n'amategeko mashyashya, kuko ibi ngibi byarijije abanyarwanda benshi cyane. Amake y'amakuru, nimba bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuyahere mu karere ka Rubavu mu murenge wa Kanana mu kagari ka Mahoko. Abaturage batunguwe n'urupfu rw'umusore uri mu kigero cy'imyaka 29 y'amavuko, bari bamaze iminsi bamushakisha yaraburiwe irengero. Ubwo umusore yibanaga mu nzu wenyine, kugeza aya magingo bamusanze mu nzu yimanitse mu mugozi yitabye Imana. Dore yuko abaturage batanze amakuru yuko uyu musore batamuziho byinshi, kubera yuko mu kano kagari yabyukaga agenda, ahubwo abaturage batunguwe no kutamubona, bagerageza kumushaka baramubura, bagira ngo yarimutse. Neyiba umuturanyi we yagerageje kujya kumusura, ahageze yumva ibintu binuka kuko yabonaga mu nzu hafunze, akubita urugi yinjiye asanga umusore yarimanitse, yahise abura ubuzima. Ibi byarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Ubugenzacyaha RIB bwahise bukora iperereza kugira ngo hamenyekane icyishe nyakwigendera uri mu kigero cy'imyaka 29 y'amavuko, nimba yarishwe akamanikwa cyangwa nimba yarahuye n'ingorane zigiye zitandukanye ugasanga bimuviriyemo urupfu. Reka amakuru yacu tuyerekeze hano mu mujyi wa Kigali, gare ya Nyabugogo, habereye amahano akomeye cyane ubwo uyu mugore yazunguzaga cyangwa yari umuzunguzayi. Abanyerondo bamwirukaso, ndavuga bano bakora irondo ryo kugenzura cyangwa bafata abazunguzayi.
mu gufata abazunguzayi nibwo bagerageje gufata umugore umwe yikubita hasi ubwo yari atwite, inda yari atwite ihita ivamo. Kugeza izi saha abantu bari mu gahinda ndetse n'amarira. Aba bazunguzayi bahise bafatirwa ibihano bikakaye cyane, dore yuko bavuze yuko bano bazunguzayi kuzunguza mu isoko harimo risike nyinshi cyane, ndetse ubuzunguzayi barabuciye bubaka amasoko bakuraho akajagari, ndetse n'abantu banyerondo birukase ko uyu mugore akagira ikibazo. Ubugenzacyaha aribwo bwatangiye kubahata ibibazo bubabwira yuko nubwo bemerewe gufata abazunguzayi ariko ntabwo bemerewe kubahohotera. Nimba umuntu yirukase nta mpamvu yo kumwirukankaho, mureke agende. Ibi ngibi byatumye benshi baba bavuga agahinda bafite, abenshi bavuga umubabaro bafite. Reka amakuru nyasubikire hano, ndaza kugaruka mbasobanurira cyangwa ndambura amakuru mu buryo burambuye. Murakoze cyane, Imana ibarinde ibahereze ubuzima buzira umuze. Kora subscribe kuri Kidasamura TV Rwanda, ufungure inzogera, uzajya umenya byinshi dukora, uzajya ubona byinshi dukora. Murakoze.